uko ubibona ni nako nanjye mbibona. Mwite umuratwa Priscilla wamamaye nka Princess Priscilla, gusa kuri ubu izina rye yaje gusanga ari rirerire cyane ahitamo kwiyita Silla. Njye nitwa Justin Mind Harerimana, ikaze mu kiganiro baherereye he kuki tubabura. Princess Priscilla, umuhanzi w'umunyarwandakazi ariwe wigeze kwigarurira imitima y'abantu benshi mu ndirimbo ze, ariwe Princess Priscilla. Ubu asa n'uwazimye. Yari umucyo mu muziki, impano ye yarakunzwe, indirimbo ze zatumaga benshi bakangurirwa n'amarangamutima, ariko ubu agaragara gake, abenshi bakaguma mu mahurizo bibaza bati baherereye he kuki tubabura. Uko uyu muhanzikazi yakundwaga mu gihe gito, ni nako ubu byibazwaho n'imbaga y'abakunzi be, yibaza aho ari n'icyo akora. Ni nk'aho umucyo w'umuhanzi wacu wagiye inyuma y'imisozi y'igihe, ariko ibyiza bye biracyahumeka mu mitima y'abamukundaga. Kuki tubabura, baherereye he? Bari mu marira y'ubwamamare, mu ndirimbo zacu z'urukundo n'amagambo, aho ijwi ryabo ryaturangiraga bigatuma imitima ishwagara. Abahanzi bacu bafite impano idasanzwe, bakundwa n'imbaga, bakundwa n'abato n'abakuze, ariko noneho baherereye ni hehe? Baherereye ko amazina yabo tutakiyumva, amashusho yabo akanyeganyega mu mateka, bamwe bakagenda nitumenye iyo bagiye, abandi bakaguma mu mitima y'abakunzi babo gusa. Ariko na n'uyu munsi abenshi bakibaza baherereye he? Amajwi yabo agakoma mu nkokora abakunzi babo ibihe byose. Si ubushake bwacu bwo kubakomeza, ahubwo nuko ubuzima bwacu bugenda butandukanye. Abenshi baraza bakaduha ibitekerezo byabo byiza, barangiza bakadusiga mu bwigunge bw'amarangamutima. Tuguma mu majwi yabo, tukagumana mu ndirimbo zabo, buri gihe tukibaza tuti kuki tubabura, baherereye? Ni ikibazo cy'umuntu ku giti cye cyangwa n'icy'abakunzi? Abahanzi bacu, ibyamamare byacu batuye mu mitima yacu, ariko mu buzima bw'ukuri, ariko mu by'ukuri bakabura. Ubutunzi bwabo bw'umutima n'impano, kandi tujya twumva muri Bibiliya bavuga ko itazazima, ariko twe tuguma tubibuka, tubasubiramo mu bitekerezo, mu ndirimbo zabo zigahora mu mitima yacu. Kuki tubabura, baherereye? Ni ikibazo kidakemuka, ariko impano zabo ntago zigomba kwibagirana. Uyu munsi mu kiganiro cyacu baherereye he, reka dutangire ku mateka y'umuhanzikazi wakunzwe cyane kuva za 2010 kugeza n'uyu munsi. Yitwa Princess Priscilla. Princess Priscilla uzwi kandi nka Silla, ni umuhanzi w'umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1991. Akurira mu gihugu cya Tanzania mbere yo kugaruka mu Rwanda, aho yatangiye urugendo rwe rwa muzika akiri muto. Yamenyekanye cyane mu myaka ya 2010. Indirimbo ze nka Icyo Mbarusha ndetse na Paradiso yakoranye na Meddy zagiye zikundwa cyane mu gihugu no hanze yacyo. Uko umuziki we watangiye, Princess Priscilla yatangiye kumenyekana muri 2009 ubwo yasuraga indirimbo ye ya mbere yitwa Mbabarira, ubwo yari afite imyaka 16 gusa. Iyi ndirimbo yatumye abona abakunzi benshi, cyane cyane mu rubyiruko. Muri icyo gihe yagiye agaragaza impano idasanzwe mu njyana ya R&B, Afrobeat ndetse na Pop. Indirimbo ze zakunzwe cyane, zagiye zigaragaza ubuhanga mu guhanga no gutunganya umuziki, zerekana uburyo akoresha amagambo y'urukundo mu buryo bwimbitse. Muri izo ndirimbo harimo Icyo Mbarusha nka Paradiso yakoranye na Meddy, Biremewe na Nana, Ndababaye. Gusa nubwo dukomeza twibaza aho uyu muhanzikazi yagiye n'ibyo ahugiyemo n'ibyo abamo, hari ingorane zigaragazwa n'abahanga. Nubwo yageze ku rwego rwo hejuru mu muziki, Princess Priscilla yahuye n'ingorane zitandukanye, zirimo imyumvire y'ababyeyi. Hari ababyeyi batemera ko abana babo bakora umuziki, babibona nk'akazi kadasanzwe. Hari ibibazo by'itangazamakuru. Indirimbo z'abahanzi batari mu marebo akomeye agitangira umuziki, yakunze kugaragaza ko indirimbo ze byabanje kugorana yuko indirimbo ze zumvikana cyane, ariko nyuma byaje gukunda. Muri za 2010 abahanzi benshi bafite impano, ariko bakabura ubushobozi bwo gukora indirimbo nziza cyangwa ibitaramo bikomeye. Izi ngorane zatumye bamwe mu bahanzi barimo Princess Priscilla bagabanya ibikorwa byabo mu muziki cyangwa bagahagarika muzika mu buryo bw'igihe gito. Gusa nubwo hari ibi byose byabayeho, hari n'ibindi byinshi uyu muhanzikazi yagezeho. Princess Priscilla yageze ku byo benshi bita intambwe ikomeye mu muziki, kumenyekana mu Rwanda no mu karere. Indirimbo ze zakunzwe mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'i Burayi. Ikindi kandi yakoranye n'abahanzi bazwi nka The Ben, Meddy, Kitoko na King James. Indirimbo ze zakunzwe cyane kandi zagiye zigaragara ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube n'izindi zicururizwaho umuziki. Gusa kuri ubu
hari benshi bakomeje kwibaza aho uyu muhanzikazi yaba aherereye. Abenshi bibaza bati twaramukunze, twaramumenye, yubatse igikundiro mu mitima yacu, ariko kuri ubu ngubu abenshi turibaza aho uyu muhanzikazi yaba aherereye. Ni umuhanzikazi mu mimenyekanire ye watangaga hit after hit kubera uburyo yari afite ijwi ritangaje ryagiye rituma abantu benshi bamukunda umunsi ku wundi. Kuri ubu ngubu reka twibaze, ese uyu muhanzikazi nyuma yo kuduha hit after hit kuri ubu aherereye hehe, ari mu biki? Mu mwaka wa 2013 Precious Priscillah yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahanini muri Texas, aho yakomeje amasomo ya kaminuza ndetse akomeza no gukora umuziki. Ku myaka ya 12 amaze muri Amerika yakomeje gukurikirana umuziki w'u Rwanda n'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuhanzi. Precious Priscillah akunze gukoresha imbuga nkoranyambaga nka Instagram kugira ngo asanyise abakunzi ibikorwa bye birimo amashusho y'ibitaramo, indirimbo nshya n'ibindi bikorwa by'umuziki. Yagiye agaragaza kandi ubuzima bwe bwa buri munsi, urukundo agirira umuziki ndetse n'icyifuzo cyo gusura u Rwanda kenshi, ubuzima abayeho umunsi ku wundi n'imibereho muri Amerika. Nubwo amakuru ya buri munsi adakunze kuyagaragaza cyane, bivugwa yuko amasomo yayarangije, kuri ubu ngubu akaba akora izindi business zijyanye n'ubushabitsi, ariko akaba atarashatse kubigaragaza. Ikindi kandi yatangaje ko nubwo aba muri Amerika akurikirana umuziki w'u Rwanda umunsi ku wundi kandi yishimira intambwe umaze gutera. Akimara kugera muri Amerika hari ibintu byinshi byamutangaje birimo umuvuduko w'igihe n'irungu bitewe n'uko atari kumwe n'umuryango we. Yavuze ko nubwo afite imiryango muri Amerika, abenshi bakavuga ko nta kibazo afite, we acyumva irungu kubera kutaba hamwe n'abavandimwe be cyangwa inshuti ze. Amateka y'indirimbo n'ubuhanzi. Priscillah yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye nk'uko twabivuze haruguru, zirimo Mbabarira, Itangazo, Nkeneye Umukunzi, You and I, yakoranye na Jay Polly ndetse n'Abagupfusha Ubusa. Yagaragaje kandi ko kuba atakibarizwa muri Prince One Records, aho yakoranye n'abahanzi bakomeye nka The Ben, Meddy, Ekiet Kavuyo, Emina Cedru, bitamuza gukomeza umuziki no gukorana n'umuproducer ukunze gutunganya indirimbo ze Lick Lick. Priscillah akunze kugaragaza ko akumbuye u Rwanda, inshuti n'umuryango, ndetse mu mwaka wa 2017 yari yatangaje ko yifuza gusoza uwo mwaka ari mu gihugu cye cy'amavuko. Yashimye abafana be abasaba gukomeza gukurikirana ibihangano bye, kandi yanavuze ko ateganya gushyira hanze indirimbo nyinshi, gusa abakunzi be amaso yaheze mu kirere. Princess Priscillah uzwi nk'umuratwa cyangwa Sira ni umwe mu bahanzi b'abanyarwandakazi bafite impano idasanzwe. Umuziki wagize uruhare mu guteza imbere injyana ya R&B, Afrobeat na Pop mu Rwanda, kandi ibikorwa bye by'ubuhanzi byatumye agira izina rikomeye mu gihugu no hanze yacyo. Nubwo yagiye muri Amerika, urukundo rwe mu muziki w'u Rwanda ntirwigeze rurangira, kandi yifuza gukomeza gufasha guteza imbere umuziki nyarwanda. Reka mushimire wowe ukomeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nje wakugezagaho iki kiganiro baherereye he? Nari Justin Mind Harerimana, ndabakunda cyane.